rewe mutwihanganire ntabwo ubutaha ariko bizagenda mu twihanganire dukurikiye ubundi ni ku isaha ya saa 7 kugera ku isaha ya saa 8 kuwa kane rero nuko twihanganira ariko dufite n'ubundi byo twateguye kuganiraho kandi nizeye ko turi bubiganireho kandi n'ubundi nkuko uyu ni umunsi wa kabiri w'ikiganiro nkuko abantu bashize twaganiriye kandi mukabasha gusobanukirwa neza icyo Happy Family Rwanda bivuze ari nayo yatuzaniye ikiganiro Happy Family Show by'umwihariko kubyumva neza unage nasobanuye mu Kinyarwanda n'umuryango utekanye, umuryango wishimye, umuryango umeze neza, ufite ubuzima buzima, ubayeho neza, ubanye neza, udafitanye amakimbirane, umeze neza muri make. Ni ikiganiro rero ni izina rifite icyo rivuze rikubiyemo byinshi bijyanye n'imibereho n'ubuzima bwa buri munsi bwa muntu. Ni ikiganiro ni Happy Family Show tugezwaho na Happy Family Rwanda. Je nitwa Elia Byukusenge. Buri gihe rero n'ubundi mba ndi kumwe n'abashyitsi muri iyi minsi ya mbere turacyari kumwe cyane n'abantu bo muri Happy Family Rwanda ariko n'ubundi ntibazigera baburamo ariko siho gusa tuzakomeza kugenda tuganira kuko ni ikiganiro ni Happy Family Rwanda iriho kugira ngo ifashe abanyarwanda muri rusange ni umuryango w'abanyarwanda ufasha abanyarwanda mu mibereho itandukanye bivuze ngo nabo banyarwanda batandukanye haba mu buzima haba mu burezi haba mu buryo butandukanye nabo muzagenda mubabona hano muri iki kiganiro umunsi ku wundi. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'urubyiruko mu kubaka imiryango itekanye. Ese urubyiruko nyarwanda rwagira uruhare ki mu kubaka umuryango utekanye? Ese birashoboka bijyanye n'ubushobozi bw'urubyiruko bwarwo birashoboka? Mu kiganiro rero turi kumwe na Niyirema Anne Ketia akaba ashinzwe ibikorwa muri Happy Family Rwanda. Ikaze tegereza mikoro sinzi niba titire nyivuze neza. Yego nibyo ikaze muri studio. Murakoze. Turi kumwe rero n'umuyobozi wa Happy Family Rwanda n'ubushize twari turi kumwe muri iki kiganiro abadukurikiye ngira ngo barahita bamwibuka cyane ni Nsengimana Rafiki. Ikaze muri studio. Murakoze cyane. Ubushize nasobanuye ndetse tunasobanukirwa bihagije Happy Family Rwanda, intego zayo, impamvu Happy Family Rwanda yagiyeho, ariko noneho ndagira ngo tufate ku ruhande rw'urubyiruko. Ese Happy Family Rwanda n'urubyiruko rw'u Rwanda bihurira? Murakoze cyane. Happy Family Rwanda Organization ahihurira n'urubyiruko n'ubundi mu ntego zayo nyamukuru ni ugufasha urubyiruko, ni ukubaka umuryango nyarwanda yegutekanye ariko dushingiye ku mbaraga z'urubyiruko, na cyane cyane yuko ba nyirawo cyangwa se abakoramo nabo ni urubyiruko. Yego. No kuvuga kuba iriho kubw'urubyiruko n'abakoramo n'urubyiruko ubwo muri make nta mupapa wahabwamo akazi. Siko bimeze. Nikanari icyo bimeze. Ubwo siko bimeze. Ubwo nagize ngo abakuze barahejwe muri Happy Family. Ntago bahejwe, ntago abantu bakuru bahejwe muri Happy Family. Ariko twebwe nuko priorities zacu n'urubyiruko. Ariko ntago urubyiruko rwabaho rudafite ababyeyi, ntabwo urubyiruko rwabaho rutagendeye ku nama z'abakuru. Agahugu katagira umuco karacika. Urubyiruko rwagira ruhare ki mu kubaka umuryango nyarwanda? Ese ubundi birashoboka? Cyane rwose birashoboka cyane, kubera ko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. Icyambere urubyiruko uruhare rugira mu kubaka umuryango ni ugufatikanya n'ababyeyi.
iyo tuvuze umuryango ntabwo ari mu rugo gusa, umuryango mugari guhera mu rugo no kugera hanze n'igihugu muri rusange. Ariko urubyiruko uruhare rwarwo, imbaraga zarwo ni ugufatanya n'ababyeyi, gufatikanya n'ubuyobozi mu bikorwa bya buri munsi. Haba habaye amakimbirane mu muryango, urubyiruko rukagira uruhare mu kunga ababyeyi babo, bakabitinyuka. Kwanze umujene runaka yagenda akegera umusaza Saveri ati muzehe dore par experience niba mujye ubwo kubera ko nkurikije igihe myaka mumaze mukora kuva 2017 byanze bikunze mufite experience mugenda n'umuhura nayo uvuga muti birashoboka byagiyeho nge ni kubyibaza nyine nk'umuntu utarabimenya. Okay, reka ngwe urugero. Tuzi umubyeyi afasha, ababyeyi baradufasha, badufashije kwiga ni kimwe, baratureze turakuze n'ikindi. Hari niba ari umugani w'abanyarwanda, habaho ndindamwana hakaza na ndindamubyeyi, sibyo? Yego. Ni ukuvuga ngo ndindamubyeyi ni cya gihe umubyeyi ari kugufasha, cya gihe umubyeyi ari kugufasha, ari kukwigisha, agufasha buri kimwe cyose. Ndindamwana ni igihe umubyeyi ageze mu zabukuru. Ariko wenda reka tuvuge ngo urabizi nko mu muryango, dufate nk'urugero, hari igihe papa na mama cyangwa se ababyeyi muri rusange bagira umuco wo kwirengagiza abana cyangwa se urubyiruko bari mu muryango, bakumva yuko ibintu byabo bagomba kubyimenyera, bakabiganirira mu cyumba bikarangira. Urugero, niba ari nka bije y'urugo yateguwe, ugasanga umugabo n'umugore baricaye baravuga ati wenda dufite 500,000, tuzigisha abana, tuzakora ibi n'ibi, tuzafata ideni muri banke. Mu by'ukuri ugasanga ibyo bintu bikozwe n'ababyeyi babiri, mama na papa, ariko oya nibo bireba, ariko natwe turimo. None se reka nguhe urugero. Uramutse papa wanjye na mama bagiye bagafata ideni muri banki batatugishije inama, ese baje guteza cyamunara, ingaruka zigera kuri bande? Si bose bazarigisha, nibo zigeraho gusa, se twese zitugeraho nk'abagize urugo. Ni ukuvuga ngo twebwe uruhare rw'urubyiruko, ababyeyi nabo ubwabo birakwiye yuko bahereza umwanya ibitekerezo by'abana babo. Muri mashuri agira uti nta mwanzuro wakafashwe mu rugo umwana atawugizemo uruhare. Exactly, nta mwanzuro wakabaye. Aho rero, aho niho bipfira. Nyir'urugo ni ababyeyi, sibyo? Ni ababyeyi, ni mama na papa. Ariko natwe urubyiruko, abakobwa, abahungu, sibyo? Kuko hari ikigero umwana ageraho, akaba ya providing ibitekerezo kandi byubaka, sibyo? Yatanga ibitekerezo byubaka. Kuko mama na papa bashobora kujya inama, ariko mu gihe bimva ruvinzemo b'abana, sibyo? Tuvuga urugero nk'umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa ufite akazi kamuhemba $500,000 cyangwa se 200, ayo yaba ahembwa yose, mu rugo hari ikibazo, ntabwo yakontributinga kugikemura. Icyo gihe nawe aba yatangiye kwishobora, uvamo akajya kwitunga. Ntabwo yatangiye kwishobora, ahubwo nuko yatangiye kumva ko hari responsibility nawe agombwa mu muryango. Hari ibuye yashyiraho, hari itafari yashyiraho mu kubaka wa muryango. Cyo tuvuze ngo uruhare rw'urubyiruko mu kubaka imiryango itekanye, vuga ngo umuryango utekana ryari ni ibibazo biri mu muryango, kuko umuryango ni papa na mama n'abana. Ntabwo umuryango ari papa na mama gusa, turabyemeranya se cyane? None se niba umuryango ari papa na mama n'abana, kubera icyo abo bana badahabwa? Umwana nyine ni umwana. Umwana n'umwana, yego nta mwana ukura ku mubyeyi, ndabyemera, sibyo? Ibyo ndabyemera, ndanabyumva. Ariko icyo turi gusaba no kugira ngo n'abadukurikiye kuko ashobora kumva ko ndi kuri challenge ndi gushyiramo nawe ari kabyumva. So rero no kugira ngo mudukonveke byumvikana, kuko dufata urugero na Kate yadufashe, yaradufasha cyane. Kate dufashe urugero, dufata urugero, niba ndi je mu rugo iwanjye ndimo ndakora budget y'ibyo guhaha mu rugo,
sibyo? yego. Akenshi uzasanga ababyeyi mu byo bari gukora bapuraninga bireba ibyo bakunda. Yego. Ntabwo bazabaza umwana ngo ese wowe tugushyiriremo iki ushaka, kuko iby'abana bizani mu buryo bwa okazi, mu buryo butunguranye. Kumwe umwana muhura ugiye akubwira ati papa unzanira iki n'iki, ntuzanire iki, umuvuganye kuri telefone unzanira iki, ukagitana. Ariko si ibintu bipangwa. Si ibintu bipangwa. Yego. Reka nkubwire Eliya, ibyo uri kuvuga niko imiryango yubakitse na kera, ariko impamvu Happy Family turiho sibyo, n'impamvu twavuze ngo ni urubyiruko cyane cyane, ni ukugira ngo tubashe kuvugira bagenzi bacu, sibyo. Ni ibitekerezo tugenda dukura muri bagenzi bacu, ariko nanone usanga ko ari ibitekerezo byari bikwiye guhabwa agaciro. Ketia, umwana yagira uruhare mu guhindura, mu gutuma umuryango ukira ibibi biwurimo, za shitani ziwurimo, ukaba umuryango muzima? Murakoze. Umwana nawe afite uruhare mu gutuma umuryango ubaho wishimye kandi utekanye. Even n'umubyeyi nawe afitemo uruhare. Uruhare bafitemo mu kunganirana. Umubyeyi n'umwana bakaba inshuti first of all, kuko umubyeyi atagize umwana w'inshuti, kuba inshuti kwa kundi umwana mu gihe ari mu bibazo cyangwa se mu gihe hari ibintu icyo nshatse kuvuga ni uko umwana we amugira inshuti, akajya amwegera akamubaza se ubuzima uri kunyuramo wowe bumeze bite, nyine akagerageza kumwumva cyane no kumuba hafi, bakaganira nyine like icyumweru gishoboye gushira umubyeyi aticaranye n'umwana ngo baganire. Yego. Yumve ese umwana wanjye bimeze bite, umwana wanjye ibintu ari kunyuramo ari kubasha kubicamo, kuko usanga umwana arahagera we akavuga ati umubyeyi n'ubundi ntago yikurudinga mu bibazo byanjye, akajya gushaka izindi nzira. Izo nzira ari nazo zimuviramo wenda ibyago bimwe na bimwe. Ariko aho ngaho umubyeyi yagize umutima kuganira n'uwo mwana bakaba inshuti, ni kesi nk'uko Chef Rafiki yabivuze, mu gihe hari umwanzuro ugiye gufatwa mu muryango, rimwe na rimwe hari igihe bikurudingamo uwo mwana kuko bamwereka ko ntaho bamuhishe. So ibyo bigaha umwana icyizere cy'uko umuryango we nyine nawe umufitiye icyizere cy'uko hari undi muntu agomba kuzavamo cyangwa se agomba kuba we. Rero ibyo bigatuma umuryango ubaho utekanye kandi ikindi ubaho wishimye. Aho rero niho ruzingiye cyane, kuko nureba mu muco nyarwanda, kuko ntibizadukuraho ubunyarwanda, uzasanga kuva kera na kare umubyeyi mbere hariho yari uw'umugabo gusa, ubu n'uw'umugore bijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibyo nkeka byose byo byaramaze no kujya ku murongo. Ababyeyi nibo batekerereza abana, nibo muri action plan z'urugo. Si kenshi, niba hari n'ababikora ni bake, si kenshi bashyiramo umwana, ariko utamushyizemo, kuko nkeka habaho gukemura ikibazo kuko gihari, utamushyizemo bitwaye iki? Ni ikihe kibazo gihari? Ikibazo gihari wenda nk'urugero, muri no minsi ababyeyi bari bize cyane, bari bize mu gushaka imibereho, mu gushaka ubuzima, ariko ibyo bintu biri kwafekita abana cyane cyane muri no minsi. Ugasanga umwana aragiye yahuye n'inshuti mbi, inshuti niyo imwigisha nyine uko akwiye kubaho ikinyabupfura mu buzima bwa buri munsi, akajya kumwereka nyine aho ajya gukura amafaranga, ugasanga amweretse inzira mbi. Kandi umubyeyi niwe wakwiye kwegera umwana we akamwereka inzira itamuyobya, akamugira inama mu buryo bwose, nyine akamuha umurongo muzima. Kuko ni handi usanga nyine najya gupanga plani ziwe, yego hari aho umubyeyi agera bombi papa na mama bakaganira nyine ibyabo, kuko umwana hari level aba ariho, buryo nyine utajya kumwikoreza ibyo bibazo cyangwa se iki kintu utakimujyanamo. Ariko aho bishoboka nuko nyine umubyeyi we n'umwana baba inshuti kuruta undi muntu wese. Ibyo bizafasha umuryango kuba wishimye,
unatekanye. Ikindi umubyeyi ajya mu kazi cyangwa se aho yirirwa mu buzima bwa buri munsi avuga ati ndisiri ko umwana wanjye azavamo umuntu ukomeye cyangwa se amaboko akomeye azagirira igihugu akamaro. Bwana Rafiki, kubera iki kirenda gusa n'icyo nemaje kesi ariko utandukanaho, kubera iki ni iyihe mpamvu, ni iki cyabaye, reka nkibaze gutya, ni iki cyabaye iki skandale gituma tugomba kumva ko umujene mu rugo agomba, niba atashyizwe, hari ibyo ababyeyi bagiye kuganira biteza imbere umuryango we ntabijyemo, byatwaye iki? Byatwaye iki? Cyatumye rwose, gituma rwose Happy Family Rwanda ivuga iti turahagurutse. Mbere na mbere tubanze twumve ngo ese uyu mwana turimo tuvuga uhabwa umwanya mu muryango yakabaye ari muntu uri ku kigero cye cyane, yego, sibyo? Hari imyaka y'ubugimbi, yego, abana bose ni abana ku babyeyi, sibyo? Ntabwo ari wa mwana w'imyaka 2, 3, 5, 7, 10, ni wa wundi ubona yuko ageze mu gihe cyo kugira ibitekerezo. Tuvuge n'imyaka 15, 16, hari n'uri hasi ushobora kuba ufite ibitekerezo, ariko nibura bandi bari ku kigero cy'uko ashobora kwicara agatinyuka, ari nawe turi kugaruka n'urubyiruko, sibyo? Kubera yuko tubanze twumve ngo niba papa wenda afite imico mibi wenda simbizi biterwa n'ibyo ari byo, ariko arasinda, arara mu kabari, ntahahira urugo, urugero ntahahira utwo abonye adukoresha mu bindi bye, na mama nuko, kuko hari n'ababyeyi bajya mu tubari, n'urugero, sibyo? Kuko we icyo ari gukora arimo arigisha uko ayoboye umuryango we, arimo arabyigisha ba bandi bamugwa mu ntege. Niba ari abana b'abakobwa akaba ari umudamu utuka umugabo ukora iki, arimo aramwigisha nabi, sibyo? Niba ari umugabo yirirwa muri ibyo akubita umugore agira iki, arimo arigisha umuhungu yuko ibibazo bikemuka mu muryango ari ugukubita, sibyo? Niba icyo nshaka gusobanura ahangaha ni uruhare, bahe ababyeyi bagaragaze uruhare rwabo, bimvoruvingemo urubyiruko mu kugena ahazaza h'umuryango. Ntabwo ari umuryango w'uyu munsi turi kubona wo mu rugo iwacu, ahubwo ni ahazaza h'umuryango. Natwe tuba tuzashaka, bagenzi bacu baba bazashaka, abana twigana nabo baba bazashaka, tuvome ku isoko nziza. Igishobora kubaho rero ni ukuvuga ngo ikintu gishobora kubaho ni uko niba tatwemvoruvingamo mu gutanga ibitekerezo byubaka mu muryango, niba ari budget ni urugero, tuvuga ati ariko turabona iki ngiki gikwiriye, sibyo? Ko umwana nawe agomba kuba afite ubwo bwenge, ababyeyi barareba, sibyo? Aho naho nakibaza ngo nitwe tudashobotse, ni ababyeyi, simbizi, iyo yazaba indi deba, sibyo? Niba tatwemvoruvinga nuko ingaruka zigera ku muryango mu gihe tutatanze ibitekerezo byacu mu kubaka umuryango, waba umuryango muto, papa na mama n'abana, yaba hanze yawo, sibyo? Ingaruka zizawugeraho natwe zitugeraho, natwe bitugeraho nk'abari mu rugo, urubyiruko. Niyo mpamvu rero mu rwego rwo kugira ngo niba bashaka ko dusangira ibibazo n'ibyiza byo mu muryango, bagomba kutwinkurudingamo mu gutanga, dushobora kutaba decision makers mu gufata imyanzuro by'umuryango turimo, ariko nibura tugatanga ibitekerezo kugira ngo umuryango ubeho utekanye. Kuko umuryango ntago watekana mu gihe papa na mama aribo bakora bonyine, aribo baganira gusa. Ibyo bari kuganira, barimo baraganira ibyubaka umuryango, ariko uwo muryango ntago wabaho urubyiruko cyangwa se twebwe no mu muryango tutarimo. Urubyiruko rurashoboye ko nabo bariga, kuba biga hari ubundi bumenyi bakura mu ishuri, ubumenyi busanzwe umuntu afite muri rusange. So rero numva yuko umuntu ntabwo yabura ibitekerezo cyangwa se ntabwo yabura icyo umuntu akora kundi, kuko mu Kinyarwanda avuga ati umutwe umwe wigira inama yo gusara. So umwana rero ntabwo
ntabwo yabura icyo abwira umubyeyi cyangwa se umubyeyi ntabwo yabura icyo akura kuri uwo mwana yafasha umuryango gukomeza kubakika neza no kubaho wishimye. ariko ikindi nakongeraho nawe wigeze ikindi nakongeraho cyangwa se nanjye nakubaza ni urugero ugiye gufata ideni muri banki we papa na mama ari bo babizi baje guteza cyamunara ingaruka zigera kuri papa na mama gusa cyangwa zitugeraho twese? njye kuko mba nkiri umujyambere mba nzakora ibyanjye. urakoze ubu uzakora ibyawe niba dusohora werandi good urakoze cyane. niba dusohora mu rugo se niba dusohora mu rugo haragenda papa na mama cyaturajyana turajyana icyo gihe. urakoze. none se niba twigaga ishuri ni papa na mama barivamo cyane twe turivamo. ariko wa mubyeyi ni wowe ingaruka zigera kuri wa mwana. ingaruka ziragera kuri wa mwana cyangwa se rwa rubyiruko sibyo? niba rero kandi wibuke ngo papa na mama babikoze batatugishije inama ariko kubw'inyungu za wa mwana nubwo byagiriraga neza umuryango. ariko iyo baza kutubwira natwe bakatubwira toke dushobora kutababuza ariko tugatanga igitekerezo. urugero papa mu rugo hashobora kuba hari 500,000 nubwo nibanze kuri bije cyane. mu rugo hashobora kuba kuko budget bura muri famille ni ikintu gikomeye si ikintu gikomeye. mu rugo hashobora kuba hari 500,000 ugasanga papa na mama baravuga toke turishyurira abana wenda 200,000 tuzahahisha ya naya tuzakora ibi n'ibi tuzasana inzu tuzagira iki bakabiganira ku gitanda bikarangira sibyo? tukabona ibintu bitwituraho biba sibyo? ariko buriya bashobora iyo bemvoruvinzemo urubyiruko cyangwa se iyo bemvoruvinzemo urubyiruko b'abana bari mu rugo mu muryango bakicara ati bana bacu tugiye gukora iki n'iki. ikintu cya mbere byongera urukundo mu muryango n'ubufatanye. ahantu simuciye mu ijambo ahantu urabivuze mpita mbitekereza duca umuco wo guheza turugero nk'umwana mpamya ko abana ni nako bimeze mu miryango yose. umwana ajya umwana mu rugo nashaka biri na mukuru wose ajya kubona akabona mu rugo baguze imodoka sibyo? hagaze ngo amafaranga yavuye ni hagati y'umugore ya mama na papa babiziranye. akajya kubona bazamuye anexe amanexe mu gikari ntacyo biziho bije gutyo. iyo mutekereje sinzi niba ubwo ndashaka kuganisha kuko ni ikintu kiriho cyane kandi cyagaragara nk'ikidafite icyo gitwaye. nubwo ushobora kugisobanura ukumva gifite icyo gitwaye nubwo ushobora kwishyira mu mwanya wa mwana ukibaza ngo ese abyakira ati yabibonye bigenze gutyo. ese iyo muhuye iyo muhuye ni sosiyete nyarwanda ndavuga aba bana aba bajene n'ababyeyi babo mwebwe bababwira mukabibagezaho ishusho yabo ibimeze bite ntibimeze nk'iyanjye bitwaye iki? abo twagiye duhura nabo twagerageje kuganira bose nyine ikintu bagiye bahurizaho ni uko umwana nyine aragenda akiheza umva ko nyine ni umwana mu rugo ariko hari aho agarukira. ibyo rero bigatuma nawe ajya gushaka ubundi buryo bwiwe. muri make ndashaka kubaza byumva ubona biganiriza baremera ko ikibazo. yego nabo bemera ko ari ikibazo kuko umwana arakubwira ati ngewe inshuti ya mbere nyine ni umubyeyi. rero uwo mubyeyi nawe natangire ku bucuti kandi niwe bizaturukaho ntabwo nzagenda nicaze papa muzehe ubwira ati ngo rero urabona tukwiye kuba inshuti bikagenda gutya na gutya ariko umubyeyi we namwereka urwo rugero niba agiye gukora akantu gato niba ari gatoya akamubwira ati rero umwana wanjye tugiye gukora gutya na gutya tugiye kugura imodoka amafaranga dufite yavuye hano nyine akanamwereka yuko ibintu byose ukora kandi ukagira icyo ugeraho binyuze mu gukora. so umwana rero ashobora gukuramo ko nawe akwiye gukora akagira ikintu niba abonye papa
amweretse ngo narakoze yego hanyuma mfite saving ya miliyoni 20 nakuye mu gukora maze nguzemo inzu wenda inzu tujya kujya tuyikodesha dufashe gukomeza kubaho so umwana hari ikintu umutwe we hari ikintu gifunguka umva yuko nyine kora bituma umuntu agira icyo ageraho bikaba byamworienta nawe kugira future cyangwa se kugira vision so rero abana barabikeneye barabivuga ariko biracyari gakeya mu miryango yego Elia reka nkubwire wenda n'aba bari behind the scene cya kameramani n'abandi tujye tubashimira bakora n'umurimo ukomeye cyane nibo batuma batubona hari utagaragara uri hariya yego nawe tumushimire reka mbabwire muri ino minsi murabona hari abana kubera iki tubona ko hari abana badakunda imiryango yabo ngiyo ngeze aha ngaha kuko ngewe navukiye nagize amahirwe yo kuvukira mu cyaro mba no mu mujyi cyane sibyo kuki hari abana usanga adakunda umuryango we akaba ari wa mwana arakuze aragiye abonye n'amafaranga aranakize sibyo ariko akaba atabakinga famiye ye uza aho bihera aho ngaho ni reka tugikurure twese turi abanyarwanda tucyumve sibyo reka mbabwire ababyeyi nta gakosa gato bakora ariko bigakurikirana sibyo hari umwana uza mu mujyi agakorera amafaranga akagura imodoka kubaka ama etaje ariko wajya iwabo urugero habaye ibyago ukazasanga ni ahantu hatameze neza hatari ku rwego rwe none iyo muganiriye nubwo yaba yarakize akubwira ko yakuze mu muryango adahabwa ako gaciro bigatuma atongera kuhatekereza n'urukundo ibi bintu byo kudaha abana kudahereza umwanya urubyiruko mu gutanga ibitekerezo mu muryango bigira ingaruka icyambere bigabanya urukundo ku muryango umwana rwa rukundo akunda umuryango eske sinzi niba tubyemeranya cyangwa ariko bigabanya urukundo niba hari n'abadukurikiye babyumva sibyo banabibona sibyo nabo bakabaye koko ibi ngibi bituma nabo batekereza sibyo icyambere urukundo ruragabanuka pe ruragabanuka seriously bigatuma umwana akuze adakunda kumenya arayiha agaciro kuko yarahavukiye ntakunda se ntakunda mama ntakunda papa kubera iki yaramurihira ishuri yaramubwiye buri kimwe cyose kumurihira ishuri ni kimwe erega reka mubwire Elia tandukanye icyo bita responsibility inshingano wumfiteho inshingano zawe nukundira kuko warambyaye ntaho wanshyira kundihira ishuri it is your responsibility sibyo ariko noneho kumpa umwanya buriya gutanga umwanya ni ikintu gikomeye cyane gutanga umwanya nurize urugero umukobwa n'umuhungu urukundo se rwongerwa n'iki ni umwanya bahana iyo ukatinze umwanya urumva ubwo ni ya communication sibyo ibi ngibi rero turagira ngo twongere bond hagati y'umuryango n'abo iyo miryango izaba stable kubera yuko uyu mwanya nubone biraza gutuma urukundo rwiyongera mu muryango umwana urakunda umuryango we kandi abana barushaho kwiyumva bareke kuba nk'abantu bari bahejwe ukuntu mu miryango usange nyine ariko nawe sinzi niba umwana atabona umwana mu kugena ahazaza ngatanga ibitekerezo mu bishimwe cyangwa mu bihe ariko abone yuko mwamuhaye niba mwamuhaye umwanya agatanga ibitekerezo ugenda abona twabigenza bityo twabigenza bityo niba umwana wafite kuko aho naho bizagera umwana ntabwo asaba ikintu ariko ikikwifuza umwana wanjye ntabwo biri gushoboka yumve ko nta hantu muhishe harimo imiryango ikora inama exactly aho ngaho rero abo ni abamaze gusirimuka aha iriya miryango ikora inama y'urugo uzi ukuntu n'abana barimo uzi ukuntu baba bumva bayikunze ibi ni imiryango ubona ko ikunzwe imeze neza no gukemura ibibazo by'amakimbirane rega tuvuga ngo papa na mama bararwana sibyo uzi ko kiriya kintu kitabaho
uzi ko umwana ajya kwikanga rega bya bintu byo kuvuga ngo umugore ngo baramukubita akabyuka, ese mama wabaye iki ngo nabyimbye, wabyimbijwe n'iki se ntago abizi, urumva bikabasitinga, ukazasanga abana basigaye bakubita ba mama wabo cyangwa papa wabo cyangwa iki cyabataye imiryango yabo, no kubera yuko nta mwanya babahabwa. Ariko bahabwa umwanya bajya inama bikemera. Ababyeyi kuva mwatangira iyi kampani ababyeyi barabyumva cyane, barabyumva kuko ni ibintu nabo bibafitiye akamaro. Ikindi kuko nabo birabakangura, hari uwumva nyine ko babayeho uko nguko akumva ntacyo byari bitwaye, bati uko byari bimeze ntacyo byari bitwaye, ariko umubyeyi ahita yongera agasubiza amaso inyuma akavuga ati bya bintu nibyo koko, mwana wanjye nituganira nkamugisha inama nawe akangisha inama, hari aho tuzagera. So ababyeyi barabyumva cyane, birakwiye. Nta mbogamizi babagaragariza? Oya, nta mbogamizi bagaragaza, ahubwo bifite big impact. Cyangwa batinya kuvuga? Oya, bifite navuga big impact. Ese mubikora mute, mubigenza mute kugira ngo niba ubwiye ngo barabyumva, ubwo hari uburyo, hari hari uburyo ukoresha? Nka Happy Family Rwanda mukoresha ubuhe buryo kugira ngo ababyeyi babashe kumva neza kuko nubwo atageti zanyu n'urubyiruko, ariko still wa mubyeyi afite inshingano ku rubyiruko. Bivuze ngo nawe mubyeyi hari uburyo mumugeraho kugira ngo mubashe kugira rwa rubyiruko rumeze neza. Mubigenza mute, mukoresha ubuhe buryo? Murakoze, hari campaign yatugira ya community outreach, guhura n'abaturage cyangwa se guhura na societe. So iyo twahuye nabo tugerageza tukaganira bijyanye kose n'imiryango, tukaba se imiryango bimeze bite, abana rimwe na rimwe nyine bakatwereka ingaruka ziba zaravuyemo bitewe no kudaha umwanya abana babo cyangwa se kutabagisha inama no kuganira. Rero kugeza ubu ngubu batubwira yuko bifite umumaro munini, kuko umwana akeneye umubyeyi n'umubyeyi aramukeneye kuko bose bagize umuryango. So iyo bicaye bagashyira hamwe, ubusanga nyine umwana nkuko ari igihe umubyeyi aba adafite akazi, ugasanga umwana niwe ufite akazi. So rero kugira ngo batere imbere nuko umwana nyine baganira, mbwa rero urabona uko mu rugo tubayeho bimeze gutya na gutya, uri gukorera amafaranga runaka, uzajya udufasha. Icyo gihe rero umubyeyi iyo aganiriye n'umwana, umwana abikora kumva ko nawe ari inshingano n'icyo bitwaye. Ariko iyo muheje nyine bakabyikemurira, bakashaka ubundi buryo, umwana nawe afata amafaranga akayapfusha ubusa cyangwa se akajyana mu bindi, ko yumva ko umubyeyi nyine atigeze amwegera ngo amwereke ikibazo. Rimwe na rimwe akanumva yuko kuguhaha cyangwa se kugira utundi tubazo tuba turi mu rugo, akumva ko ari umubyeyi bireba aho bitamureba. So rero bifite akamaro, nk'uko nari mbivuze, tujya muri sosiyete tukaganira nabo tukumva nyine ibitekerezo byabo. Ikibazo cya nyuma ndi bubabaze mwembi, hakorwa iki kugira ngo umuryango nyarwanda ubashe kumva neza ko urubyiruko rukwiye kandi runashoboye kugira uruhare mu ikemurwa ry'ibibazo biri muri sosiyete no mu rugo nyine birumvikana bihereye mu rugo. Umubyeyi akwiye kugira umwana w'icyizere, natamugiriye icyizere no kumugisha inama cyangwa se kuganira ntibizashoboka. Ariko icyo cyizere kumva ko umwana ashoboye, umubyeyi ashobora kumwicaza akamubwira ati mwana wanjye bimeze gutya na gutya, tuganire, ni naho anumva ko umwana atekereza, yumva umwana, kuko umwana we rimwe na rimwe usanga bo bari no ku ishuri wenda muri kaminuza cyangwa se muri za secondaire, akabasha kumva nyine n'umwana ibyo ari kunyuramo. So bose bibafasha kumenya ibyo mugenzi we ari kunyuramo, akabasha no kumugira inama y'uburyo ki ibyo bintu yabivamo. So rero birakwiye ko ababyeyi n'abana bicara bakaganira, bagafata umwanzuro w'igisubizo cyangwa se bagafatira hamwe umwanzuro w'ikibazo gihari mu rugo. So birakwiye rero. Nk'uko Kate yarabitubwiye, igikwiye gukorwa ni ababyeyi nyine kugira abana icyizere. Ariko nanone rega n'umwana nawe birakwiye ko ntabwo umuntu yakugaragarira icyizere utagaragaje kuri uwo kwizerwa. Icyo ni kimwe. Kuvuga ngo nabo
uruhare rw'urubyiruko narwo nibabanze bagaragariza ababyeyi ko ari abo kwizerwa, ababyeyi babone kubizera, ugaragaze ko uri wa muntu n'ibyo bitekerezo n'uwo mwanya ko kuwukwiye nubwo atari bose, ko ugaragaze yuko uri wa muntu nyine uri gushaka kuba umugabo, kwa ushaka kuba umugabo, si umuhungu ndi kuvuga gusa mu bitekerezo, nyine uri umuntu uri gushaka yuko umuryango wubakwa nawe ari icyo uzimarira. Icyo cyizere icyo gikwiriye mu muryango. Ufite ijambo ugira message ugenera umuryango nyarwanda bashishikariza kuguha umwanya urubyiruko kuko mwamaze kubigaragaza ko rushoboye. Urakoze cyane. Message nagenera umuryango nyarwanda, urubyiruko turashoboye. Icyo ni icyambere, urubyiruko turashoboye kandi dufite ubushake, dufite n'imbaraga zo kubaka umuryango n'igihugu muri rusange. Naho abakuru kugira ngo baduhe uwo mwanya, nk'uko leta y'u Rwanda itanga umwanya ku rubyiruko mu gutanga ibitekerezo. Turashimira leta y'u Rwanda mu gutanga ibitekerezo, mu kugira uruhare mu kubaka igihugu cyacu. N'ababyeyi nabo batanga umwanya mu muryango, bumve yuko dushoboye kandi ari ibitekerezo ari icyo twakora, nk'uko dusangiye umuryango, dusangira ibyiza by'umuryango, ariko dusangire n'ibibazo mu kubikemura. Urakoze cyane Ketia, dusubiza nawe ubutumwa n'abadukurikiye. Nanjye icyo nabwira imiryango idukurikiye cyangwa se abana n'ababyeyi ni uko muri rusange ababyeyi nkomeza kubigarukaho, bakomeza kugira abana babo icyizere, n'abana nabo bakereka ababyeyi babo icyizere, bakabereka ubwo bushobozi ko umubyeyi nabona ubushobozi muri uwo mwana bizamufasha kumugira icyo cyizere, bijya namugisha inama. So muri rusange bose nyine bagaragaza icyizere. Murakoze cyane. Naho dusoreje ikiganiro Happy Family Show. Yakoze cyane Bwana Rafiki, yakoze cyane Miss Ketia kwitabira ikiganiro. Namwe mwadukurikiye mwakoze cyane. Ikiganiro Happy Family Show nakagaruka. Inyenyeri